Turagarutse nanone kuri Smart Side. Turabibutsa gukora subscribe. Reka tubamare amatsiko benshi mukunda kwibaza ku ndwara yo kudedemanga. Hari abantu uzajya usanga mu mivugire yabo bavuga batigwa cyangwa se agasubiramo inyuguti runaka inshuro nyinshi mbere yo gusohora ijwi. Uwo muntu bivuga ko afite ikibazo cyo kudedemanga. Kudedemanga ni ikibazo usanga n'abana bafite imyaka hagati y'ibiri n'itanu ku gipimo cya 5%, ariko uko bakura bikagenda bishira. Icyakora uwo bifasha arengeje imyaka 10 biragora ko byashira burundu, ariko ashobora kubigabanya. Usanga umuntu udedemanga rimwe na rimwe adashaka kuvugira mu ruhame, akaba adakunda kuganira, nyamara afite icyo yabwira abandi kubera ko societe arimo imufata ukundi cyangwa se nawe yifitemo kwitinya. Nubwo hari imico usanga udedemanga afatwa nk'ufite ubwenge butuzuye, nyamara ibi ni ukwibeshya, kuko hari abahanga batandukanye kimwe n'abakomeye ku isi babayeho bafite iki kibazo. Aha twavuga nka Winston Churchill, Albert Einstein, Charles Darwin, Marilyn Monroe n'abandi. Reka noneho tureba amoko yo kudedemanga. Biri mu bice bitatu by'ingenzi akenshi biterwa n'igihe udedemanga byamufatiye. Ibivukanwa. Iba hanini bifata abana batarageza imyaka 5, ariko uko bakora bigashira nubwo hari ababikomezanya. Ubu bwoko bwo kudedemanga ubusanga mu bibitsina gabo kuruta gore. Hari kudedemanga kandi biva ku turandaryi. Ibi bituruka hanini kwihererekanya makuru itagenda neza hagati y'ubwonko n'imikaya ishinzwe gutanga ijwi iba mu kanwa no mu muhogo. Hari kandi ibiva ku mitekerereze. Ibi biva ku kabazo gafata agace k'ubwonko gashinzwe kugenzura gutekereza no gushyira mu gaciro. Ni iki gitera kudedemanga? Nkuko twabivuze hejuru, hari impamvu nyinshi zitera iki kibazo. Dore ko hari abakivukana nabo bifata bakuze. Gusa impamvu nyamukuru twavuga zibitera harimo urukurikirane mu miryango hereditaire. Niba harimo abafite iki kibazo, hashobora nanone kuvukamo abadedemanga mu muryango. Imikurire y'umwana, aha twavuga abo yakuze yigana kuvuga nuko yabitojwe. Imikorere mibi y'uturandaryi ngengamitekerereze, itotezwa akiri muto, kubuzwa kuvuga akamuri ku mutima cyangwa se gukangwa kenshi no gukomeretswa ku mutima n'ababwira. Gukomereka cyangwa indi mpanuka yakwangiza ku bwonko no kugira indwara ya stroke bishobora gukurikirwa no kudedemanga. Iyi ndwara ni indwara irangwa no kuvuga umuntu agorwa no gusohora ijambo, ugasanga umuntu adedemanga avuga ategwa cyangwa asubiramo amagambo amwe namwe, ku buryo hari igihe usanga gusobanura icyo ashaka kuvuga bimugora. Bamwe hari n'igihe bibananira ijambo yaragiye kuvuga karireka cyane yafite umujinya. Iyi ndwara ibangamira uyirwaye kuko yumva afite ipfunwe ryo kuvuga mu bandi, ugasanga kenshi abantu bafite iki kibazo barangwa no guceceka cyangwa se kugira amahane. Aha wakwibaza utese iyi ndwara iterwa n'iki? Ese irakira? Mu bindi bintu kandi twababwira bitera iyi ndwara nkuko twabigarutseho haruguru, harimo ibibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe no kutamererwa neza ku dutsi two mu bwonko. Ibindi ni ibishingiye ku marangamutima no guhangayika, ariko kandi bikanaturuka ku ruhererekane rw'imiryango, aho umwana ashobora kubikomora kuba avukaho nkuko twabibabwiye haruguru. Kudedemanga byavurwa bite? Kudedemanga ku bana b'imyaka iri hagati y'ibiri n'itatu ntabwo bihangayikishije, kuko uko agenda kura bigenda bishira nkuko twabibabwiye. Cyakora iyo umwana arengeje hagati y'imyaka 7 n'icuma kidedemanga, icyaba ari ikibazo. Ababyeyi bakwiye kumenya ko iki ari ikibazo iyo cyitaweho hakiri kare, amahirwe yo kugikemura agenda yiyongera. Mu gihe umubyeyi abonye ko umwana adedemanga, akwiye guhita yegera muganga mu by'imitekerereze wize iby'imivurire y'abana. Uyu nawe agatangiza umwana imyitozo yo kuvuga no guhumeka bivanze no gufata ijambo. Uyu muganga aba yarize uburyo bwiza bwo gufasha umwana kuvuga, ndetse abazi tekiniki za ngombwa kugira ngo uyu mwana yigishwe kuvuga adahutajwe kandi adategwa. Abakuze bafite iki kibazo nabo bashobora gufashwa kandi bagakira. Ubufasha bakeneye butangwa n'uyu muganga, ariko nanone ashobora kwiyambaza abandi baganga bafite ubundi bumenyi bwisumbuye mu bijyanye n'imitekerereze ndetse n'imyitwarire ya muntu. Birumvikana ko ikibazo nyamukuru ari imishyikirano cyangwa itumanaho hagati y'abantu n'abandi. Iyo muganira n'umuntu amagambo adasohoka uko bikwiye mu kanwa, bamwe birababangamira bagatangira kwinubira umuntu baganira dedemanga. Igitangaje nuko abantu badedemanga bashobora kuririmba neza, kandi si kenshi ikibazo cyo kudedemanga kigaragaza barimo kuririmba. Mu makinamico no mu gusoma barabishobora neza. Mu gukemura iki kibazo, mbere na mbere bizaterwa nuko ababyeyi bazabyitwaramo, nibyo bizagikomeza cyangwa bikacyoroshya. Ababyeyi ntibagakwiye gutinda kugisha inama impuguke mu by'imivugire. Abantu badedemanga iyo bari bonyine biragabanuka. Basabwa rero kwishyiramo ko bari bonyine mu gihe bafashe ijambo mu bandi, noneho baba bafashe umwanya w'imbwirwaruhame bakirinda gutekereza ku mbaga ibateza amatwi. Ngayo nguko iby'abadedemanga. Hirya no hino aho mutuye abangaba bagiye bahari, gusa icyo twababwira ni ukutabaha akato cyangwa ngo mubaheze, kuko icyo ari ikibazo kivurwa kigakira nkuko tumaze kubibona haruguru. Smart Side ni kugezaho ibi, biba byiza cyane iyo ukoze subscribe.